Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze aho muri hirya no hino. Uyu munsi tugiye kuganira ku bintu by'ingenzi abana bacu badukeneyeho, nyamara rimwe na rimwe ugasanga ntabwo tubashije kubibaha uko bikwiriye kandi nyamara byari kuzababera impamba y'ubuzima, bakazavamo abantu bateye ishema, abantu b'indangagaciro. Nshimira cyane abamaze gukora subscribe, mbashimira cyane, mbifuriza amahoro y'Imana, mbifuriza gusoza umwaka neza no gutangira undi neza cyane. Hanyuma abashya namwe mbahaye ikaze, nimukunda ibiganiro byacu kandi nizeye ko muri bubikunde cyane. Niba uri umubyeyi, niba ukunda abana, nta handi hawe, ahangaha niho hawe kuri Asveda. Ukore subscribe, ukore like kugira ngo udutere inkunga. Iyo tubona mugenda muba benshi natwe dutera paje tukarushaho gukora byiza kurushaho. Ndagushimiye rero ko wemeye kubikora. Ikintu cya mbere rero nshaka guheraho ababyeyi bakwiye kongeramo imbaraga, bakongera bagakaza, ni ukubonera abana umwanya. Umwanya w'ababyeyi muri iki gihe uracyari ikibazo gikomeye cyane. Ababyeyi bafite inshingano nyinshi, bafite akazi kenshi, umunsi umubyeyi araba bize ukarinda ugera mu masaha ya nijoro, bikarangira umwana aryamye ataramugeraho. Nyamara ahangaha ni ukwitonda cyane. Ababyeyi duhurira hano kuri Asveda, ndabasaba kugira ngo abana ntibakajye kuryama mutari mwagera mu rugo. Nibiba byanze ujye ushaka umwanya ugere mu rugo uvugane nabo, hanyuma usubire mu kazi cyangwa mu zindi nshingano, ariko ntuzakore ikosa ko umunsi wira utaganiriye n'umwana ngo umenye uko yiriwe, utaganiriye n'umwana ngo umenye icyamubangamiye, kuko umwana n'umwana hari igihe iyo birenze umunsi ugaca undi ukaza, hari igihe usanga yanabyibagiwe cyangwa se atabihaye agaciro. Nyamara wowe iyo muza kuganira wari kumva ibyo bintu yakubwiye hari ahantu habi bishobora kumujyana, ukaba wafatirana ukamugira inama cyangwa se ugafata izindi ngamba. Ni byiza rero gushakisha uko bimeze kose, uko ushakisha ubuzima kose, uko ugira inshingano nyinshi ariko ugasigazamo umwanya w'umwana, kuko nta muntu wagusimbura ku mwana. Inshingano zawe nk'umubyeyi ni izawe, nta muntu wazigukorera mu by'ukuri nk'uko we wazikorera. Dukanguke rero dushakishe umwanya ku buryo abana bataryama batatubonye, ku buryo mu gitondo ugerageza mukabonana ukiyaranja, wenda ukaba wamujyana no ku ishuri, ugaprofita wa mwanya muri kugenda ukagira ibyo muganira. Ibi bintu ni ibintu byiza bifasha abana cyane, ni ibintu byiza bizatuma n'umwana akura abona ko nta deni wamusigayemo, abona ko package yose yari akeneye wayimuhaye, uko byari bimeze kose wagerageje kwitanga. Hari rero n'abamama cyangwa se n'abapapa bien sûr baba bafite abana bato b'impinja amezi 3, ugasanga umupapa arajya ku kazi, umumama arajya ku kazi. Ni ku isi imeze muri iki gihe, akazi ni ngombwa ariko nanone ni ukwitanga. Ibintu byose iyo wiyemeje kuba umubyeyi ugira ibitambo utanga, ugira amasacrifice, ugira ibintu wigomwa byinshi, ku buryo ugomba kubonera umwana umwanya. Birakwiye ko niba ufite akana gato k'akabebe, mugerageza yaba umupapa yaba umumama, mumube hafi, mubondinge nawe, cyangwa se mugire wa mwanya kugira ngo abiyumvemo, agukunde, ku buryo atazakunda cyane wa wundi birirwana ngo usanga aranamukurutishije. Gerageza nawe urwane urugamba ko mu gihe wabonetse, mu gihe washakishije wa mwanya, ugomba guprofita kugira ngo wa mwanya wawe ubyaze umusaruro, umwana akumenye, umwana abone ko umwitayeho, umukarabye niba wabonye umwanya, umwambike, umusige, umugaburire, umwiteho, umubwire amagambo meza. Ibyo bintu byose bizatuma umwana arushaho gukura neza, nubwo uba udahari ya masaha yose, ariko igihe wabonetse nawe ukamagisimiza, ntumurekere wa wundi umwirirwana n'igihe udahari, ahubwo uprofite mu gihe wabonetse, umwifatire, umwiteho, kugira ngo akure yumva umuri hafi, akure yumva afite protection cyangwa se afite uburinzi, afite abantu bamuri hafi bamwitayeho.
Ni ukugerageza rero nk'ababyeyi muri uyu mwaka tugiye gutangira, abana bacu tuzabashakire umwanya bazatubone, tuzigomwe ibintu byinshi bidutwara umwanya, tuzigomwe akazi, tugire amasaha runaka dukore cyane, tugire amasaha y'akazi tukarangiriza igihe, hanyuma dusigazemo n'amasaha yo kwita ku bana bacu. Icyo ngicyo nicyo kintu cyari icya mbere nashakaga kuvugaho. Ikintu cya kabiri nifuje ko tuvugaho, ko dusezerera muri uyu mwaka tukazatangira undi turi smart kuri icyo kintu, ni uguha abana rutine, ni uguha abana umurongo ngenderwaho w'ibintu, bakamenya neza uko ibintu bikorwa iwanyu. Ni byiza ko umwana yicara azi uko ibintu bikurikirana. Iyo bitabaye ibyo ngibyo usanga mugongana bya hato na hato, ugasanga utangiye kuvuga ngo umwana ntiyumvira, nyamara ari uko abona mu rugo ibintu bidafite umurongo, buri muntu wese akora ibintu uko abyumva. Aha ngaha rero ni byiza ko umwaka uzatangira tuzi neza ikibanza n'igikurikira. Umwana akaba azi ngo iyo abyutse bigenda gutya, iyo avuye ku ishuri bigenda gutya, iyo agiye kuryama arabanza agakora gutya. Ibyo bintu bikaba ari ibintu bizwi ku buryo nawe yibwiriza, kuko iyo agenda abikora icyumweru kigashira, ukwezi kugashira, bigeraho nyine bikaba rutine, bikaba nk'akamenyero, ku buryo utongera kurwana nawe cyangwa usakuzanya nawe umubwira yanze kumva. Aha ngaha rero umwaka uzatangire buri rugo dufite rutine, buri rugo dufite amategeko n'amabwiriza yo kugenderaho, ndetse n'ibihano bijyanye n'ayo mategeko n'amabwiriza bikaba bizwi. Uduhano dutoya tw'abana cyangwa se tutababangamira, mbese tutari ibihano byayo byo gufata umwana ukamukubita ukamuha ibihano bikakaye, oya, ukaba ufite ibihano runaka washyizeho bijyanye n'umuntu utazubahiriza amabwiriza, kandi nabyo ibyo bihano ukabishyira mu bikorwa. Aha ngaha rero ni byiza ko abana bagira gahunda ihamye izwi yo kugenderaho mu rugo, ku buryo uyu munsi niba aryamye saa 8 ejo atazaryama saa 10. Ubwo ni kuvuga ya masaha abana baryama ku manywa, twa dusiyesite bafata aho ngaho hagati, ni ukuvuga ngo niba ari iyi saha ikaba ari iyo saha. Hanyuma abategura ibyo kurya nabo uyu munsi batabitegura saa 5, ejo ngo bazategura ameza saa 9. Ni ukuvuga ngo bifasha iyo buri muntu wese mu rugo yubahirije inshingano ze, ku buryo utari buze kubwira umwana ngo saa 7 zirageze ngo genda ujye kuryama, kandi uteka atamaze guteka ku gihe ngo abana babe baririye ku gihe. Ubwo rero biradusaba ko ingo zacu tuziha gahunda, urugo rukagira umurongo ngenderwaho, noneho bigafasha n'abana kugendera muri ya rutine wabahaye. Ibyo bintu rero bizafasha umwana kugira gahunda, n'aho ari ku ishuri uzasanga ari wa mwana ufite gahunda, uzasanga ari wa mwana niba ari amasaha yo kwiga ari kwiga, niba ari ayo gukina ari gukina, ndetse n'igihe azaba amaze kuba umuntu mukuru uzasanga ari umwana ari umuntu mukuru ufite gahunda, utica akazi, utica amasaha, ufite umurongo ajyanamo ibintu bye, kandi umurongo usobanutse. Hanyuma ikintu cya gatatu nanone nifuje ko tuvugaho ni uguha abana ubwisanzure, guha abana ubwigenge muri bo, bakumva ko bari free, bakumva ko nta mbibi nyinshi bafite batagomba kurenga. Aha ngaha rero uzasanga ababyeyi benshi bafunga abana mu rugo bakabafungirana, ugasanga umwana ni mu rugo, ni ku ishuri, ubuzima bukaba ubwo ngubwo. Nyamara ejo n'ejo bundi namara kwigira hejuru azajya hanze muri sosiyete, asanga ibintu byose bimubanye bishya, bibaye nk'aho bimwikubitaho, kuko mutigeze mumufungura amaso ngo mumureke ajye hanze arebe n'ibindi bintu bibera hanze, bibera hirya no hino, ahindure environment, arebe uko ahantu ibindi bintu bikorwa bitandukanye n'uko mubikora iwanyu.
Niyo mpamvu rero ngira ngo umwaka tugiye kwinjiramo abana bacu bazabe free, muzabareke bajye hanze barebe, begizerise impano zabo cyangwa bagerageze gukora ibyo bakunda, mubaherekeje, muri kumwe, ariko nanone mutabiziritseho cyane. Ndetse na wa mwana uba ukiri muto cyane, imyaka 2, 3, iyo umwiziritseho buri kantu kose akoze, ukaba umuri hafi umwerekera umufata, ntabwo burya nta kintu bimufasha cyane. Biba byiza kureka umwana, niba ari udukweto ashaka kwifungiraho uturase ukamureka akabyigeragereza, niba ashaka kwiyambika ukamureka akabigerageza, niba ari gukina ukamureka ukigira hirya agakora ibintu bye, wenda ugakomeza ucungira hafi, ariko akantu kose kabaye utamufata cyane ngo umwereke ko ari wowe ubuzima bwe bushingiyeho. Mureke akore ibintu yisanzuye, niba uzamenyera impano ze, niba uzamenyera ibyo akunda, niba uzamenyera aho ari fort cyangwa afite imbaraga, niba uzamenyera aho afite intege nke, niba uzamenya byose kandi byinshi ku mwana. Ikindi kintu rero nifuje ko nanone twazashyiramo imbaraga cyangwa twazakorera abana bacu ni ukubasengera. Buriya gusenga nabyo birafasha cyane. Ndabizi abantu benshi 90% barizera. Ukwizera kwawe uko kwaba kumeze kose, ufite impamvu waguhisemo. Niba waraguhisemo rero, ni byiza kugutoza umwana, ni byiza gusengera umwana, ukamwaturaho ibintu byiza, ukamwaturaho amagambo meza, ukamusabira ubwenge, ukamwaturaho umugisha wa kibyeyi, ukamusabira uburinzi, ukamusabira ibyiza byose umwifuriza mu buzima. Ahangaha rero naho ni ahantu ho kuzashyira imbaraga cyane, kubera ko iyi si tubona, iyi ngiyi tubona tubamo, ntabwo ariyo yonyine ikontorora ubuzima bwacu. Hari spirit yindi igenda inyuma y'ubuzima bwacu. Niyo mpamvu dukwiriye kujya dusenga, tugasengera abana bacu kugira ngo babashe gukura neza, bafite imbaraga z'umubiri usanzwe, ari imbaraga zifatika, ariko n'imbaraga zindi zo mu mwuka nazo zikaba ari imbaraga nazo zifatika. Iki ngiki nacyo ni ikintu cyo kwibuka no gushyiramo imbaraga cyane. Aha rero niho dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ndabashimiye cyane ko mwagikurikiye kandi ko hari abo cyafashije kandi kigiye kugirira akamaro. Mukomeze kugira impera z'umwaka nziza. Naho utaha. Bye bye.